Imana pfushije umwana w'imfura umutware simfite ibyiringiro ngo azagaruka tubyara abandi mpuye n'amagambo ankomeretsa nari ngiye kubivamo ariko presidente wanjye ansuye wa korari kuko nari mwungirije ndi vice president turirimba uwo muririmbyi Imana izamuha umugisha aho ari hose. Uriya rero ni umudayimoni wa kane uba wateye abantu Imana yabwiye ati kujya gushaka indonke kandi utemerewe nyine gukora ku byashingana, temerewe gukora ku byashingana. Ako kantu kambujije kubatizwa mu mwuka wera, atari uko nasambanye, atari uko natukanye, atari uko narwanye imyumbati n'ibishyimbo. Gahunda naba ntasenganye na groupe ndangije imirimo yanjye, umwuga wanjye nakubwiye ko ari uguhinga. Yego. Nkagenda ngasenga Imana ninjoro. Yego. Nkapanga amasengesho y'imisi 3. Yego. Nkajya kuyasoreza kwa mabukwe. Mabukwe nageraga yagagarara mu muryango ngo ninjye wishe umwana kuko nari narabaye ngo murokore. Umwana arwaye bansabye kumuterekerera ndabyanga kuko nari nkijijwe. Umva akagari cyangwa umudugudu wose iyo karitsiye nari ndimo. Yego. Mfite mwabana benshi barakijijwe. Noneho nababwiraga ku mwuka wera, mbigisha umwuka wera. Ndabwira ngo sinayo iki nkubwira uzaze nkujyana iwacu mbivuga. We ndabizi mbigisha umwuka wera. Reka nkubwira akantu kabayeho. Uzi ko babatirijwe rimwe mu mwuka wera. Haleluya. Mabukwe n'umukecuru pe. Njya ntaha nkajya kumusura n'umukecuru. Babatizwa mu mwuka wera kuva kwa mugabo wacu. Habanje habatizwa umuhungu w'umugabo wacu, umva akubise indimi. Mabukwe aho yarari mu gikona atetse nawe ziba ziramufashe. Haleluya. Ziba ziramanutse zifashe uwo bita mukeba wanjye, ubwo ni umugabo w'umugore wa mukuru w'umugabo wanjye. Yego. Nawe ziba ziramufashe. Noneho najya aho ndi haruguru numva ya majwi uburyo bari kuvuga mu ndimi biba binsanze iwanjye. Nari narasubiye, Imana yaranshubije yo mu nzu nari narashakiyemo. Haleluya. Amen. Nanjye mba ndagiye. Noneho nyine umve ibipatusi izo brere zo paya nuko. Tugeze ku munsi wa 3. Hateka nta mazi nta atari n'amasengesho. Abantu bagiye bumva gukomera kw'Imana. Nituvuga Imana tuba dufite aho twabikuye. Yego. Noneho ninjoro ndabibwira rero mu gitondo ndajya gushaka aho gukora kuko nta gikona uri mbona kiri kuza. Yego. Nta nabanzi mu mujyi wa Kigali ni wowe unzi, ni nawe wanzanyemo. Ndashaka ko abana banjye ntazabahamba i Kigali kubera inzara. Irambwira ngo ntago uzahamba. Natwe twese cyangwa se namwe mwese mukurikirana yicano yanyu Zamara Ministries, ni ukuri muri inshuti zacu zakadasohoka, muri umugisha kuba tubafite. Imana y'amahoro ibishimire mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Niba rero utameze neza, reka nkubwire ngo humura, ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Niba bwije mu buzima bwawe, reka nkubwire ngo ahari bwaba bwije mu buzima bwawe cyangwa se mu mibereho yawe, ariko humura. Ni igihe gito intambara igashyira, ni igihe gito imiraba igashyira, maze tukegera kuri wa munsi tuzaba twegeye i Yerusalemu heza, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera kurira, aho tutazongera kubona ibituremereye n'ibitubabaza, ahubwo tukaba turuhutse imiruho rwose. Ariko mu gihe tutaragera kuri urwo rwego cyangwa se tutaragera muri iyo si nshya, bene data babahamya ba Yehova ndabakunda cyane. Bagiye batubwira bati tuzaba mu ijuru rishya n'isi nshya. Ariko wasoma ijambo ry'Imana neza ukumva yuko isi nshya n'ijuru rishya, kuko mu ijuru ntabwo ari ahantu, ahubwo ni ukuntu. Niyo mpamvu nyine bakunda cyane, baba bagerageje nyine kutwereka yuko hari ibintu biruta ibyaha ku isi tuzabona. Uraho neza mukabwana Yesu? Muraho. Imana y'amahoro ikwishimire cyane. Yego. Umugisha w'Imana nukubeho. Yego twese. Aba hano ku abazamara baragukunze cyane, kandi ndabizi ko abantu baramya bakanahimbaza Imana baragukunda, nta wakwanga, keretse nyine abaza bafite abantu babahaye ngo baze bakore comment mbi. Waruzi uko bazigura?
komenti umuntu akavuga ati ikiganiro cyanjye kirasohotse gisohokeye hariya sinifuza biriya bintu bamvuzeho cyane iyo baba bavuze byiza cyangwa bibi ariko hari ifoto yanjye mugende mushireho komenti mbi mwe mugende muvuge warangiza bagakora ama screenshot nabyo twarabimenye ntibijye bigutera ubwoba rero kuko komenti barazigura bakavuga uko bishakiye gusa icya mbere cyo nuko mu kiganiro haba harimo kubaka ubwami bw'Imana. Yego. Iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora, abantu mwese mwahisemo kuba abaramyi bakanahimbaza Imana by'indani, ni ukuri Imana y'amahoro ibishimire cyane kandi bahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yacu ibaha. Nanone rero nta bagendana bataziranye, navuze ngo witwa Mukabwana Yesu, ayo ni izina Imana yaguhaye igihe muri bwa butayu wamazemo igihe kirekire. Yego. Imana irangije iravuga iti rero we uri Mukabwana Yesu. Yego. Yego. Iyo umuntu rero icyo nkundira uyu Yesu ni uko iyo wemeye ukamubera umugore akakubera umugabo ntacyo umuburana cyane. Wakubona gutya wambaye neza umeze nk'umudamu ufite umugabo ukora ahantu hakomeye, uriya hari igihe Imana igushira yego ndavuga hano ku isi nyine mu bigaragara naho mu bindi byo nyine nicyerekana yuko nyine uri Mukabwana Yesu. Kuba byo byonyine ugerageza nyine kudasuzuguza umugabo wawe nabyo ni ibintu bijya binyubaka kandi bigatuma mpora mvuga ngo mana ujye umugirira neza, ujye umwambika imbaraga. Mbere ko dutangira ikiganiro rero abantu bose tubahaye ikaze baraza gukurikira kino kiganiro. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, ni ukuri ndabakunda cyane. Reka dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye ngo utugirire neza, utwambike imbaraga. Uri data wa twese mwiza, uri Imana ikiza, uri Imana ibeshaho, uri Imana yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Ni ukuri duhamagaye izina ryawe, duhamagaye ubwenge bwawe, duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye data wa twese mwuka wawe wera. Twirukanye imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'ikuzimu ntizikoresha ibitekerezo byacu. Ndasengera mwami Imana umwana wawe ugiye gukoresha muri iki kiganiro, nanjye data wa twese uraba ugerageza kumubaza aho ibyo abantu bakeneye kumva. Mana, ndakwinginze kugira ngo nanjye uyobore ibitekerezo byanjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze kubera kuri data wa twese mwiza, urakoze kubera kuri Imana ikiza kandi ikabeshaho, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire. Weho tubana hano kuri Zamara Ministries cyangwa se Ministeri y'abaramyi bakanahimbaza Imana by'indana pana bya bindi byo kuza nabyo nuko tuzabikora, kuko nabyo hari umuntu maze iminsi ari kumbwira ati wagiye udukorera akantu ku buryo nyine twibonamo n'abandi baramya kwa kuri turamya kugira ngo tubashe nyine kuba twagira gute twaramya. Nzabazanira abaramyi vuba ndi kubitegura, biracyakomeye ntago byoroshye ariko bizoroha mu izina rya Yesu. Hanyuma hari ikiganiro turimo tuvuga ejo bundi twaganiriye, turavuga ngo uzaza utubwire ibijyanye n'ubuhamya bwawe butunyuriremo, ariko tugendeye ku ijambo rivuga ngo ni gute umukristo yakomeza agakomera no mu gihe cy'amakuba, no mu gihe cy'ibyago, no mu gihe isi iri kuzana ibitari byiza. Umukristo yakomera gute mu gihe bakuvuze, mu gihe bakurwanyije, mu gihe bakubujije guhanura kandi ufite umwuka w'Imana, mu gihe bavuze yuko ibyo uhanura ari amafuti, mu gihe bagushinjije imyuka mibi kandi uri umukristo w'ukuri, mu gihe bakuvuzeho amagambo atari meza, umukristo yahagarara gute muri ibyo bihe? Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Abadukurikiranye ndanabashuhuje. Yego. Amahoro y'Imana bane nabo, turabakunda. Abampamagaye, abanyandikiye kuri WhatsApp ndabashuhuje. Yego. Ni Silvana Hasangwe neza Mukabwana Yesu. Tugiye kuganira. Ni ukuvuga ngo igikomeza umugenzi
aho nubake nabemereye ko nzabaho ubuhamya ndabubahaho gatoya, ngira ubuhamya bwinshi burebure cyane, nzajya ngenda mbaho agace rero njyewe intego yanjye aho ishingiye, ibyiringiro byanjye aho byubakiye ni ku ndirimbo y'108. 108 mu gushimisha Imana, umuririmbyi uvuga ngo njye ndi umukristo, haleluya, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Icyo nicyo cyamfashije aho ngaho, niho ibyiringiro byanjye byubakiye, yego, aho niho mbese ibirindiro byanjye biri, aho niho umutima wanjye wakomereye, muri iyi ndirimbo y'108 ivuga ngo njye ndi umukristo. Iyo umuntu amaze kumenya ko ari umukristo, ni ukuvuga ngo nuko aba yaremeye Kristo, akamwakira, akamuha umwanya muri we. Iyo wamaze guha umwanya Kristo muri wowe, ikintu cyose wanyuramo, yego, wumva ko ntacyo cyagutwara. Ikintu cyose cyaza, yego, nubwo umubiri wagira ubwoba, ugashaka no gutinya, kubera yuko twambaye uyu mubiri, ariko kuko wizeye Kristo, akaguha n'umwuka wera, ndaza kubabwira ku mumaro w'umwuka wera, yego, urakomera, kandi Yesu ahita aza akagutsindishiriza. Ubundi umumaro wa Yesu, umurimo wa Yesu ni ukuruhura abarushye. Ntabwo rero yatuma ugwa muri icyo kintu kije kukugerageza kibaye nk'ikirushya. Yego, naho ngaho ibyiringiro byanjye biri, nicyo ngicyo cyankomeje. Uyu muririmbyi yaravuze ku gitero cya mbere avuga ngo njye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Urumva ntabwo ari ukuba umukristo wabonye ibyiza ngo nubona ibyago ureke kuba umukristo. Ntarutse aha ngaha nkubwiye ku buhamya, nigeze nkubwira ko twarasenganye, urabizi, uri umukozi w'Imana, uri pasiteri, umurimo w'Imana urawizi, twarawukoranye. Nigeze ntanga ubuhamya bw'ukuntu napfushije umwana wanjye w'imfura, yego, hanyuma maze kumupfusha nayoboraga icyumba, hari ahantu habaga icyumba, yego, kandi numva ntari bureke kujya ku murimo w'Imana. Unahavuga ariko umwana wanjye yapfuye ariko wa mbere, njyewe nabaga mu cyaro mu ntara, paruwasi yanjye yari y'Igatumba, ni Gatumba. Hanyuma umudugudu wanjye ni Kigogo, hari abantu bawuzi, hari n'abawugezemo, najyanyeyo. Hanyuma aho niho nakoreraga umurimo w'Imana muri uwo mudugudu wa Kigogo. Twari dufite icyumba, uzi ko kera habagaho ibyumba, tugasenga Imana, tukagira umunsi wo kujya mu cyumba nyuma ya saa sita turangije imirimo. Cyabaga kwa kabiri ahantu bita mu Kajongera. Noneho njyewe umwana amaze yapfuye ari kuwa mbere, nimugora nko mu masaa 10, yego, tumurarana aho. Kera abantu baratabaranaga, n'ubu baracyatabarana. Hanyuma kuwa kabiri baza kumushyingura, yego, kandi kuwa kabiri wari umunsi w'icyumba. Nari natabawe n'abarokore bo hirya no hino, mbese harimo n'abaturutse kure muri paruwase za Mushishiro, hanyuma paruwase ya Musenyi, aho ni muri Mushishiro, mu murenge wa Mushishiro. Hanyuma ndavanga aba bantu ntibari butahe, kandi nta mpamvu n'imwe. Numva kurangiza gushyingura umwana, twarangije gushyingura nko mu masaa 7. Ndavuga rero nimuze tujye ku murimo w'Imana. Njya ku murimo w'Imana, numva sincitse intege. Si uko mu buryo bw'umubiri umuntu atari yababaye, ntari nababaye, ariko kubera ubukristo, muri byavuze ngo njye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Yego, uri kubyumva? Aravuga ngo kandi njye ndi umukristo, mpora mbihamya naho igihugu cyose cyanseka. Yego, Pasite baransetse,
ko nagiye mu cyumba nagiye gusenga naririmbye napfushije imfura kuko icyo gihe uwo mwana nanamubyara nyine nakubwiye ko nasezeranye nakoze ubukwe jenoside igahita iba uzi byabaye njye nari mu rugo nagarutse mu rugo njyenyine mu guhunga ubwo mwana nanamubyaye nibana yego hanyuma umwana barapfuye nyine amaze umwaka n'amezi 6 noneho mwuko kumara kumushyingura njye nagiye gukorera Imana numvaga nezerewe navuze twari twarigishijwe ko icyo Imana ikunze ikagitwara nta kurira umugeni yari yanatashye kandi yari na marayika ndavuga ngo nanjye ninkomeza gukiranuka nzamusanga mu ijuru Haleluya amen ariko hagati aho icyankomeje nasenze Imana umwana amaze gutaha ashize mu mwuka ndavuga ngo Mana ukunze imfura urayitwaye ukunda imfura uramutwaye waranabimbwiye nuko ntabihaye agaciro nkiyisobanura ibyirari ryanjye ubushize narabibabwiye yego ariko ndambwira Imana ngo rero umfashe unkomeze unyuzuze imbaraga n'umwuka wera icyo gihe nari ntarakabatizwa mu mwuka wera yego hanyuma sinzagira undi mwana mbyara utavuye kuri se w'uyu mwana kuko twasezeranye sinzi awari sinzi agace arimo ariko wowe urabizi ndangije nabanga amina umpe gukomera narakomeye yego mu gushyingura ndaririmba dushoje njya kuvuga Imana turasega turataha nyuma yaho mbaza ibyiringiro by'ibyagiye binkomeza yego nyuma yaho baranseka ku musozi baravuga bati umugore yanejejwe nuko umwana apfuye agiye gushaka undi mugabo ariko pastor numvisha ayo majwi nyine yangeragaho buriya abantu bagiye basurana icyo gihe numvishe satani araza akagutera akumva ucitse intege ukumva ugiye kubivamo icyo gihe numvishe ayo majwi nagiye mu buriri ndaryama navuga ngo nzasengera Imana sinzongera gusohoka mu nzu kuko bari bavuze ngo nishimye nyine urumva ariko buriya mujye musurana icyo gihe nari visi perezida muri korali y'ababyeyi aho iwacu perezidante wanjye aza kunsura ku munsi wo kujya gusenga araza nsanga mu cyumba aransura tugiye gutandukana andirimbira umuririmbyi wa 345 uvuga ngo murinzi wemenyesha igihe yego arangije hari igitero kivuga ngo ntukarire ntureke imirimo yawe haleluya ndavuga nti burya ngiye kureka imirimo kandi ntibyemewe wumvishe ikintu kigenda gikomeza umugenzi uwo mwanya nahise mbaduka ndamubwira nti ntunsiga mu kujya gusenga Imana imbabarire nari narumvisha amagambo kwihana ni ikintu cyiza ninumvisha amagambo ko abantu bamvuze nindangije nari nafashe gahunda yo kureka gukora umurimo w'Imana ariko ndirimbye uriya muririmbye 385 tuvuga ngo murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero noneho hari igitero kivuga ngo murwanyi we cyo mbwira nawe ansubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira guma mu ntambara haleluya nanjye navuga mpita mfashwa numva ndafashijwe ngenda ndafashwa numva ndakomeye ndavuga ntizi ni intambara ndavuga ni nsengera Imana imbabarire ni intwaro ikomeye muntu dukurikiranye ukaba uhura n'ibibazo ugacika intege yego gusenga biruta kujya gusengera gusenga nkasubiremo biruta kujya gusengera hari ukuntu umuntu ahura n'ibibazo yarari mu gakiza akaba yagira intege ngo reka njye kugura agacupa ngo nkanywe ngo numve ko kamaranga ibibazo reka gusenga bimara ibibazo biraruhura duhita tugenda tujya ku murimo kuva uwo munsi sindareka kujya mu nzu y'Imana kandi nari maze guhura n'ikintu cyatuma ndeka umurimo w'Imana pfushije umwana w'imfura umutware simfite ibyiringiro ngo azagaruka tubyara abandi mpuye n'amagambo ankomeretsa nari ngiye kubivamo ariko perezidante wanjye ansuye wa korali kubona ari mwungirije ndi visi perezida turirimba uwo muririmbyi Imana izamuha umugisha aho ari hose Imana izamugirire neza ndangije ndahaguruka ndapfukama aransengera turahagurukana tujyana muri korali dukora umurimo w'Imana rero
gusoma ijambo ry'Imana ukumva ikintu riri kukubwira ukaryumva neza. Uwo muririmbyi yankuye ahantu, yego, ndangije mfata inzira njya mu nzu y'Imana, nsubira muri korali. Kugeza uyu munsi yego, sindareka gusenga ngo ni intambara, haleluya, ngo ni ibibazo byabaye. Haleluya. amen, Kuko wari uri kumbaza ikintu cyakomeza umuntu. Iyo umaze kumenya neza ko uri umukristo, Kristo akaba ari muri wowe, intambara zose zije ugasoma ijambo ry'Imana ugasenga. Buriya hari abantu batajya mu materaniro, buriya kujya mu materaniro hari ikintu kikuzanzamura. Urumva iyo nguma mu buriri nari kugwamo, yego, kubera agahinda k'umwana, no kuba umugabo, simfite umugabo ampumuriza. Reka nkubwire n'ikindi cyambayeho, n'imiryango ntabwo nyivugwaho cyane, ariko ndavuga aka kantu gato. Mu kujya gushyingura byabaye ikibazo, ariko ndihangana ndakomera. wari babona bakubwira bati reka reka uwo mwana agenda ushyingura iriya kure, noneho umwana w'imfura. Icyo gihe nari mfite ibintu byakagombye kuba byatuma nguma mu burere, nkavuga ngo Imana ni iki? Imana iri. Hari abantu basenga amasengesho yo gutuka Imana, ariko wowe uyasenga, wowe urakurikirana iki kiganiro ukaba uyasenga. Imana ni Imana, kandi yaduhaye umwana wayo kugira ngo tumwizereremo, tumukirizwemo. Niwe bugingo, niwe bufasha. Kandi impamvu Yesu yanyuze mu mibabaro, yanyuze mu bigeragezo. Ageze muri Petero aravuga ngo nk'uko yageragejwe, Petero amuvugaho ngo nk'uko yageragejwe, nawe yitegura gutabara abageragezwa bose. Haleluya. Narageragejwe, mukozi w'Imana, narageragejwe. Ariko reka nkubwire ikintu cyavuyemo. Muri kwa kujya gusenga, amaze gushyingura umwana, muri kwa ryavuga butumwa, muri cya cyumweru umunsi wanjye ugezeho kujya muri korali, perezida wanjye ansuye tukagenda, muri kwa gukomeza. Yo, haleluya, ndafashijwe, ndabyibutse. Abagore babiri wacu, umwe yagize gutya apfusha nawe umwana haciye ibyumweru bibiri, uwanjye agiye. We yari afite umugabo, afite n'abandi bana, we ngo biramunanira kwihangana. Aravuga ati reka njye kureba Silivani, yanabonye abishobora, ko bari bankomeye, barankomeye, ariko ndakomera, kuko umuririmbyi yaravuze ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kubura umukristo, kubura umukristo. Arangije araza amwereka Kristo. Haleluya. Amen. Ndamufata, ndamusengera, nirukana dayimoni z'agahinda. Birangiye umumama mujyana ku rusengero, na n'uyu munsi aracyari umukristo. Yahise ajya no muri korali yanjye. Haleluya. Yego. Hanyuma undi nawe bigenda gutyo, nawe aza kundeba. Urumva ko muri bya bindi nakoze bigaragarira abantu ko ndi umupfapfa, Yesu we byamuviriyemo inyungu, kubera yuko Yesu yahise yunguka abantu babiri. Muri rwa rupfu rwanjye rw'umwana wanjye havuyemo abantu babiri bakizwa, nabo bapfushije iki? Abana, nk'uko nanjye nari napfushije imfura. Aho ngaho ndakomera. Noneho ubu ndi kubwira abantu ikikomeza umuntu, ndi kugenda nshyiramo n'ubuhamya gatoya. Uzabukunda azamuhamagara ubushaka bwose, azanyure mu gikarama amagare, cyangwa ndikire kuri WhatsApp. Mfite ubuhamya cyane. Ni ukuvuga ngo maze kubona ibyo byose, imiryango nashatsemo ibiranyanze ngo banyambura amasambu, mbona imanza. Burangiye sinjya nkunda imanza, imanza zirateranye. Nize gusenga niyirisha ubusa, ntayobowe n'umuyobozi, ntawe unyoboye. Ndagenda mfata amasengesho, mbwira Imana ngo ndashaka ko umbatiza mu Mwuka Wera. Yego. Kuko namenye ko Umwuka Wera ari umufasha. Haleluya. Nari narasomye ijambo ry'Imana uburyo
Nebukadinezari yarose inzozi abura umuntu uzimusobanurira muri Daniyeli, ngo ariko Daniyeli ufite umwuka wera, Haleluya. abakonikoni zabananiye, abanyabwenge byanze, Yego. ngo ndetse ngo yashyizeho itegeko ko bari bupfe, ariko ngo Daniyeli amaze kubyumva kuko yari yuzuye umwuka w'Imana, ajya gusenga. Yego. Haleluya. Amen. Aravuga ati abo banyabwenge nibabe baretse kubica. Haleluya. Ajya Amen. gusobanura inzozi. Mm. Ndavuga ngo Imana yahishuriye Daniyeli, wumvishe ko ijambo rigukomeza. Imana yahishuriye Daniyeli Yego. iby'umwami yarose, Yego. kandi batari baryamanye, Yego. batari kumwe, kubera umwuka W'Imana. w'Imana uri muri Daniyeli. Yego. Nabane nanjye ndashaka umwuka wera. Yego. Naragiye ndasenga iminsi 3. Imana iransanga, irambwira ngo nera imbuto zikwiriye abihani. Bavandimwe ba Kristo, mugani wa padiri, mudukurikiranye, si uko ntari nkijijwe, nari nkijijwe, ariko reka nkubwire pasite, hari igihe ushobora gusenga ugakunda n'ikintu ariko atari icyaha, ariko kubera ko wagishyize imbere cyane kikabangamira ikindi, Nibyo. icyo kintu uracyumva. Noneho rero njye nabajije Imana, ni izihe mbuto ndi kwera? Umuntu wese twagiranye ikibazo nkamusaba imbabazi, ababyeyi nkumva mbakiranutseho, ariko nkashaka nkakibura. Noneho mva ikintu cyabagamo, ndashaka kubwira abantu bica amasengesho. Nari perezida, urumva ko nabaye visi perezida bigeze mba perezida wa korali. Yego. Nkajya mpangira abantu amasengesho. Hari ikintu nakundaga, iyo ngeze ambwira abantu ngo ntunseke kuko nawe ufite icyo ukunda, cyangwa ntunaseka ubwo nta kibazo. Nakundaga ikintu bita imyumbati n'ibishyimbo. Coach. Ariko ndashima Imana, nta kintu nashyira imbere mvuga ngo ndakunze, nkunda Yesu kubera imirimo agenda akora. Ni ukuvuga ngo ahari imyumbati n'ibishyimbo Hagiye umwuka wera, hajya Yesu. Haleluya. Yesu arambwira ngo iriya myumbati n'ibishyimbo, Yego. usimbuza igihe cyo gusenga. Twarasengaga, urabona twapangaga nk'amasengesho ya korali y'iminsi 3. Yego. Kandi tukaba igihe dutashye cyangwa tukarara mu rusengero. Njye rero akabigiye kubera nkataha, nataha nkasanga batetse imyumbati n'ibishyimbo, nagera mu rugo nyine amasengesho nkayasoza, ariko nayasoza ejo sindeke gusubira kureba abandi barayeyo kuko aba yagikomeje. Ni ukuvuga weho wageraga mu rugo ugahita usenga iricumbika, mu gitondo ugacumbuka. Nkashima Imana, ngo wacaga mu masengesho. Nacaga amasengesho mo 2, kandi ariya masengesho ahembura abadayimoni. Birangije rero Yesu aransura anyereka icyo ntakora. Kuko icyo gihe bene data nabaga hari ikintu mbateje. Iyo nagendaga bo basenze, baraye ku gikumba, njye naraye mu rugo, mbese nuguta abantu ku rugamba muba muriho. Niba wafatanyije n'umuntu w'amasengesho, ni muyafatanye. Niba ugiye no kunywa amazi, muhamagara umubwira uti ndumva umubiri wanjye utameze neza. Hari ukuntu tujya dusenga, bamwe baririya abandi bari hano kandi bikemera. Nko muri covid twarabikoraga cyane, n'uyu munsi wa none turabikora. Rero buriya iyo unyweye amazi watarakanywa ubu mutaye ku rugamba. Suza kane uko byagenze. Uriya rero ni umudayimoni wa kane uba wateye abantu. Imana yabwiye ati kujya gushaka indonke kandi utemerewe nyine gukora ku byashingana. Temerewe gukora ku byashingana. Ako kantu kamujije kubatizwa mu mwuka wera, atari uko nasambanye, atari uko natukanye, atari uko narwanye. Imyumbati n'ibishyimbo. Yego. Gucama akasengesho mo 2. Yego. Ndangiye. Haleluya. Amen. Nari nayapanze njye nyine iminsi 3 ndangije ndihana. Hanyuma mpita ntegura amasengesho y'abaririmbyi bose, ntumiramo abantu buzuye umwuka wera w'Imana. Ndaba ngo Uwiteka nihannye, ndashaka imbaraga z'Imana zivuye kuri umwuka wera, nkavuga mu rurimi rushya. Guhanura ntago nigeze mbisaba, numvaga ari byo nshaka. Ariko iyo umwuka wera ubatijwemo, n'impano ziraza.
no guhanura biraza n'amayerekwa araza n'amahishurirwa akaza Yego. no kurota bikaza haleluya Amen. imana ishimwe Imana ishimwe cyane. rero icyo gihe twakoze amasengesho y'iminsi 3 ariko twe twabanzagamo nk'abayobozi iyo abaririmbyi basengaga 3 abayobozi twasengaga 4 ntago twinjiriraga rimwe n'abaririmbyi tuyoboye ahubwo abaririmbyi ahubwo abo musengesha muri iki gihe kuki byihinduranyije ni ibihe bigenda bihinduka no kudahagarara mu cyo wahamije mbere guta umurongo ntabwo ari byiza kandi iyo ubirebye ubona abantu barakamutse ukabona ibintu by'umwuka hari ukuntu bisigaye bimeze hari ukuntu ariko umwuka ntupiratwa hari abantu bafite imyuka ya pirate ariko umwuka wera nyamwuka wera ntabwo upiratwa yego baradusengeye nari mfite abandi bana 3 umwe yaratashye ariko twese icyo gihe twabatijwe mu mwuka wera abana n'abana mu buryo bw'umwuka cyangwa n'abana bo mubiri n'abana ubwo mvuze abana n'abana twasenganaga mbese ni bene data warubaruta mu nzu y'Imana yego narabarutaga twese dufite icyo cyifuzo kimwe yego na n'uyu munsi ndashima Imana umukobwa twasenganaga aracyabirimo neza yego aracyabirimo haleluya aracyabirimo nanjye kandi ndacyabirimo pe nta n'icyabinkuramo rero ngiki kintu cyankomeje umwuka wera amaze guhabwa umwuka wera umva nkubwire yego twigeze dusenga amasengesho y'iminsi 8 haleluya amen ariko ku iki gihe n'umunsi umwe unanira abantu ugasanga umuntu yagiye gusenga agatwara n'utuneke cyangwa ku badamu ugasanga yatwaye nk'ibiryo byinshi cyangwa se amaji menshi cyangwa se umunsi umwe ariko twarayisenze iminsi 8 hari akantu kajyaga kambaho ndi umusore ndabyibuka cyane dusenga uvuze ku bintu bijyanye n'ibishyimbo n'imyumbati nibuka yuko no kujyana utuntu ngewe ikintu bajya bita isukari yagiye kuzankoraho sinanywaga amazi ariko naryaga isukari noneho nkabona abandi bageze kuri byiza Imana yabavuzeho ni byiza oya ntabwo ari ukuri n'undi muntu uri gusenga ashacika intege pe cyane ndabona ukomeye cyane gusa bafite imbaraga mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'umubiri kandi umuntu wacu w'inyuma nubwo arushaho gusaza umuntu wacu w'imbere arushaho abakomeye kandi afite imbaraga noneho ngewe ikintu bajya bita agasukari kukarigataho iki kintu cya nanjye nguho ubuhamya bw'ibintu byatumye naratinze kuzura umwuka wera kubera ikintu cyitwa agasukari nitujya kuvuga n'abandi bafite utundi tuntu hari abandi noneho rero smartphone ishobora gutuma umuntu atuzura umwuka wera cyane rwose ukaba wakiye muri ya masaha mwuka yaragiye kuza ukaba wakiye inkuru itari nziza cyangwa se mu kimwe ukareba nko online witambukira ukabukubitanya n'ikindi kintu cyita cyangiza ibitekerezo byawe n'amayerekwa yawe kigahita kiyasubiza inyuma ubwo ibyo mvuga barabyumva utari ugiteguye cyangwa se mu magurupu ubamo nk'umuntu agahushya hari rero se uzi wa wundi wagiye koherereza umugabo we akayohereza agahita akubita kuri status ubwambure bwe rero mu by'ukuri hari ikintu tugomba gukora tunasobanurira abantu ngo tubafashe utu tuneke utuji uduki twose niba uhagurutse wumva ufite ikibazo bwira bene so mubabwira uti nubwo muri gupanga amasengesho ari seke ariko ngewe mu ruhande rwanjye ndi kumva ntazayashobora noneho munasengane bakubohoye nawe ubwawe wumvisha ubohoye ariko kwibeta ukajya kunyunyusa agasukari kandi mwana ahitaga agira imbaraga z'umubiri ariko iz'umwuka nazi wazicishije bugufi yego icyo rero abandi uzi ko ndibuka twasengeraga nko ku musozi twajyaga nko ku musozi tukamarayo bw'iminsi 4 abandi bakavayo buzuye umwuka wera ubu ugataha uri rutiri nkataha nkiri wa wundi rero kera twabitaga ngo bagitamisi
abantu batemera kwinama ngo bine sha naye gitamisi bye ariko umunsi umwe ndagenda negera Imana ihumugisha pe Eraste yigeze kumbwira ijambo ni mushumba ubu ayobora muri Nyabigo arambwira ati ndamusanga ndamubwira ibintu byose bimbaho arambwira ati rero muhungu wanjye ngiye kukubwira akantu kandi aka kantu ugenda ukagire ati nuzashaka kujya ku gasukari uzampamagare ni umwe mu bashumba bafite imbaraga z'umwuka wera sindi mbese ni ibishitsi bya kera bivumbitse nuko arambwira ngira inama ndangije ntinya kumuhamagara sinarya isukari sinanamuhamagara turakomeza turasenga ndabyibuka hari saa 11 za mu gitondo tuzamutse ari muri niba ture numva ngo numva bituritse umuriro uraka oya ntabwo watse nagize ubwoba ahubwo ngira ubwoba ndavuga ibi bintu bimfashe ndabicecekesha noneho nsubirayo icyo gihe ndabyibuka ko twari dusoje amasengesho y'iminsi 3 dusubirayo icyo gihe twari turirwa mu ya korari nabyukiye muri niba ture ndataha ngo njye mu rugo ntashye ndarota ntangira kwerekwa ibiri ku rusengero byose azed ndagenda njya gusenga turandagira nzamuka umusozi njya gusenga ahantu bita ku kigega turasenga numva ndanze noneho sasa yewe hari saa 3:40 yeye mpita numva noneho ndapfuye ndahaguruka ngenda mu bantu ibyo nakoze ntago mbyibuka uriya niho hanura ukamenya ibyo wahanuye ntago ari umuhanuzi cecekera imbere y'Imana umuhanuzi yahanuye ushobora no uzi ko ushobora ufatwa n'umwuka wera umuntu akubaza ati wahanuye iki hajya ati none se ati ndibuka ko nagiye mu mwuka ariko ntago mbyibuka nyuma yaho noneho ubundi turasenga buriya abantu bamenye cyangwa se bagire gukunda mwuka wera gukunda umwuka wera undi baha agaciro undi bari abantu bakora turatuntu nka twakoraga hari abantu babikora ari iby'ubwana ariko satani hari akantu yashyize ku maso yabo agashashi gakwiriye kuvaho uvuze uwo mupasiteri waguguye natwe twari dufite abapasiteri buzuye umwuka wera ndabakunda Imana ibaha umugisha umushumba wanjye we yaratashye yitwaga Kanamugire Etienne yaradusuraga akatwigisha akadukundisha inyigisho z'umwuka wera akatubwira umumaro w'umwuka wera ko njya kubatizwa nubwo ntizi igice muri ADPR ariko batubwiye intambwe umukristo agomba gutera 7 bakazikwigisha ukazimenya ariko ntago nzi mw'iki gihe uburyo bigenda wowe iyo ugenzuye ukareba ubona hari abantu atari umwuka wera baba bafite ubona ari nk'ibintu bihangishijeho kuko umwuka wera aho umuntu kwihangana yego agakomera umwuka wera aho umuntu kubabarira umwuka wera agwa kutagira ibintu byinshi winjiramo umwuka wera niba umuntu akwanguka nasenga ukabimenya ko akwanga ntubimwereka uramukuru ukamusengera umwuka wera yigisha umuntu gutanga agakora umurimo w'Imana atabihaswe n'abantu yego nibyo mwuka wera rero yaramfashije icyo gihe na n'uyu munsi aracyamfasha yego ariko pasite reba kugira ngo umare muri icyo gihe sinkubwe ko namubatijwemo umwana wanjye w'imfura amaze gupfa mwuka wera yarankomeje rya sengesho nasenze uramba Imana irarikurikirana sindi kubahamo ubuhamya gake umwuka wera yaramfashije mara imyaka 9 n'amezi 7 ndi kumwe na mwuka wera intambara ndwanye mwuka wera akandwanirira nahuye n'intambara nyinshi ariko sinigeze mva mu buntu bw'Imana mwuka wera arandwanira kugeza ku munsi agaruye wa mugabo turongera turabyarana bariya abantu ubona ubwo urumva udafite umwuka wera wamara imyaka 9 n'amezi 7 uri umwana
kuko nashakiye ku myaka yanjye mike 10 irenga wowe ntabwo njya nkunda kuyivuga. Ushatse umugabo yego umwaka umwe mwise mutana ntumenye nuko bigenze muraburanye. Imfura yawe irapfuye. Nicyo ushingiyeho, imiryango irakwanze washatsemo, nicyo uhagarariyeho. Mbwira ikintu uhagarariyemo hagati yawe atari imbaraga z'Imana. Birakomeye pe. Ni imbaraga z'Imana za haleluya. Ni imbaraga z'Imana zamfashe. Abantu benshi bakavuga ngo buriya ngo umuntu akizampanya. Reka nkubwire, ntabwo wanyura inzira za panya warasenze Imana, waravuze Imana ngo ye kutagushyiraho akantu na kamwe kakugaragaza ko ibyo urimo atari byo. Icyo ndi umugabo wo kugiha. Ikindi kintu abantu bakwiye kumenya nuko buriya mu bibaho byose, niba udafite imbaraga za Mwuka Wera, hari ibintu utazishoboza wowe ubwawe cyane. Hari n'urugamba ruzahora rugutsinda cyane, kuko hari igihe tugeramo imbaraga z'Umwuka Wera zikaza zikatubashisha zikanatwigisha, zikatubwira ibyo gukora, zikatubwira ibyo kureka. Imbaraga z'Umwuka Wera zijya zisenya ibihome by'umwanzi. Imbaraga z'Umwuka Wera zijya zikunyuza ahantu utari bunyure. Imbaraga z'Umwuka Wera zikwicaza, haleluya, zijya zituma uzamuka mu birere. Iwanyu nta muntu wigeze azamuka muri ibyo birere. Ndavuga yenda gutega indege, yego nibyo abantu bose mu by'ukuri, ariko wibuke yuko byibuze kugenda mu ndege nabyo nandi mavuta. Kandi niba hari checking ibaho mu isi, checking ya mbere niyo ku kibuga cy'indege, checking ya kabiri niyo ku mupaka. And that ari waba wumva hari ibintu byakunaniye kureka: ubusambanyi, kwikinisha, kuroga, kuroga mvuga n'amagambo, kurogesha abandi amagambo. Usko nari cyo cyeze mu iminsi. Angwa n'abano byibuze baroga bagakoresha imbaraga z'amagambo, kuko natwe dusenga tubikuza amagambo. Hangwa n'abashira mu cyayi no muri fantana no mu biryo no mu bindi byose, biriye umuntu anywa imiti bigakira. Ariko kankubwira uburozi umuntu atajya yihandura gutyo gusa. Ikintu bajya bita ijambo, inkota y'ijambo yavuzwe ku muntu, ku bugingo bw'umuntu. Waruzi yuko imungu ya mbere ari ikintu uvuga ku muntu kitari kusebanya, kusebya umuntu bikinjira mu mutima we. Cyane ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane. Yesu we, Imana iguha umugisha. Ndawakiriye. Reka dufashe bano bantu. Ni gute noneho rero twari dutanye tuvuga duti imbaraga z'Umwuka Wera, ni gute uyu muntu udukurikiye ushaka gukomera mu buryo bw'agakiza, ashaka gukura, kandi yenda afite pasiteri, afite umuyobozi, afite umuvugabutumwa, afite abo baririmbana bamurwanya, bamugendaho, adashaka yuko akura mu buryo bw'umwuka, uyu muntu akure gute? Mbabarira uze kudufasha utuzamura tugeze ku rwego rwo kumenya ko ushingiye ku cyagukomeje. Ese wakomejwe gute? Wakomejwe n'iki cyatumye mu gihe warugize, kuko wageze mu buhamya bwawe, umugabo yaraje mubyaranye gatatu, mwari mwaratandukanyijwe na bino bihe byabaye mu Rwanda bya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nyuma yaho aragarutse, murabanye, mubyaranye abana 3, aragiye. Niki cyawukomeje ugakomeza ukuzura Mwuka Wera muri iki gihe, kandi washatse uri munsi y'imyaka 10 ubwo baye guhita babyumva, kubera niba muri 93 warashatse warabyaye. Muri 93 niho nashatse. Niho washatse. Nzara 94 mu kwezi kwa 12 ku tariki 20. Yego. Ibi muri uru rugendo rwose rwawe wagiye ucamo, wagiye unyuramo byose. Nanyuze muri byinshi.
Imana ikabiguhaye mwuka wera ugasengera umugabo akagaruka yanagaruka yo ubwayo ikamwijyanira ugasigara n'abana ntuce ku ruhande. Hari ibyo wari ukeneye, hari uko wari unabikeneye ibyo byose, ariko mwuka wera yagufashije gute muri uru rugendo kugeza uyu munsi wa none ukaba ukigaragaraho imbaraga z'umwuka wera, uruvumbitsemo ubuhanuzi, uvumbitsemo gutwika, kurimbura no gukuraho ibyo abandi batabasha gushobora. Pasiteri rero n'umwuka wera buriya ntago agakiza ntago ngo nafashijwe no kuba umukristo. Yego. Kagizwe n'ibintu bitatu. Yego. Ubu umukristo ugasenga, ukanakora icyo bita gukorera Imana. Ibyo bintu. Yego. Njyewe nabaye umukristo. Gukorera Imana imirimo itandukanye. Ntago ari ukuntu abantu bibwira ngo kuririmba cyangwa kubwiriza ni byiza, nabyo no gukorera Imana. Ariko ngiye mu bintu nkunda. Nakijijwe nkorera Imana, nkora n'imirimo yanjye ya yindi y'urukundo. Muri ya mirimo y'urukundo navuga ngo niyo yampaga imbaraga. Ya mirimo y'urukundo nakoze nakoreshejwe na pasiteri, nakoreshejwe n'umuyobozi runaka. Noneho muri ibyo muri uko kugeragezwa nafashijwe n'ikintu gusenga. Nasenze Imana niyirije ubusa. Yego. Pasiteri ubu ntago nakubwira aho nasengeye ahantu henshi. Yego. Nasenze Imana niyirije ubusa, noneho mu murimo w'Imana wapanzwe nkawugeramo mbere. Yego. Niba aho kantu gatindemo niba bapanze nko kujya gukora umuganda. Yego. Nkagerayo mbere. Yego. Noneho hari ikintu nakundaga cyo kuzinduka nkajya gukubura ku rusengero ntari umudiyakoni. Ibyo bintu nabirangiza nkafata isengesho rya nijoro jyenyine uwumwe nkagenda nkabwira Imana. Nari narasomye ijambo ry'Imana uburyo Tabita yazuwe n'imirimo. Ariko uribuka tweza mu Gatsata tugafata umusozi wose. Urabivuze mpita mbyibuka ukuntu twejeje mu Gatsata, abantu hirya no hino twumva habaye, wagira ngo habaye umusozi w'amasengesho. Waca ahantu kumva abantu bari gusenga, kandi twagezemo harimo ikirere. Harimo ikirere cye. Buriyo wasenze Imana wihana wiyejeje. Ariko haleluya. Reka mvuga aka kantu. Yego. Abantu bakunda abanzi babo. Yego. Burya nta mwanzi wabaho ni Satani. Yego. Njye nyimaze gupfusha umwana w'imfura nsubiye inyuma. Umuryango nashatsemo waranyanze n'ibintu ntatinya kuvuga. Sinjya kuvuga ngo byabaye gutya, ariko ndashaka kuvuga umumaro wo gusenga. Haleluya. Haleluya. Umuryango uranyanga bikomeye kuko ntago bari bakijijwe mu mwana umwe. Yaranatashye yagiye mu ijuru, Imana rwose zamuhiruko ridashara nimuhaye. Noneho ndangije kuko nari namaze gusaba umwuka wera nkanamuhabwa, nashinze icyo bita amagurupe ariko atari abantu benshi. Yego. Nagize abantu batarenze 5 twasenganye Imana. Ubundi mu itorero ntawubura mu inshuti zitoze gusenga. Gahunda naba ntasenganye na gurupe, ndangije imirimo yanjye, umwuga wanjye nakubwiye ko ari uguhinga. Yego. Nkagenda ngasenga Imana nijoro. Yego. Nkapanga amasengesho y'imisi 3. Yego. Nkajya kuyasoreza kwa mabukwe. Mabukwe nageraga yagagarara mu muryango ngo ninjye wishe umwana kuko nari narabaye ngo murokore. Umwana arwaye bansabye kumuterekerera, ndabyanga kuko nari nkijijwe. Mujyana kwa muganga. Nyina arataha. Aho niho havuye urwango. Kumushyingura bibiserera, ariko gusenga Imana irategeka arashyingurwa. Yego. Noneho najyayo igihe cyarageze, nyine nge nago nashakiye kure. Mbona ko ibintu ari ibibazo, ndasenga nabanireka mbe ngiye iwacu, kuba mu nzu ya wenyine ntibyari byoroshye. Noneho pasiteri mfite ubuhamya, uzi ko Imana itemera ko umuntu wubatse ajya iwabo gutyo kenye ndi utabanje ngo yibaze wisobanuze. Nari nagiye ntayibajije niyoboye. Noneho narasenze umumaro wo gusenga, nkajya njya gusoreza amasengesho y'imisi 3 kwa mabukwe ku irembo, nkagenda nkabasuhuza muri aho. Agasohoka yasanga ninjye nyine akifata ukuntu ku buryo hari igipangu adashaka ko ninjira mu gipangu, nkicara ahantu hari amabuye 3 ku irembo, n'uwo munsi aracyahari. Nkahicara ngasenga Imana.
uzi ikintu cyavuyemo umuryango wose Imana ikambwira ati nzakugirira neza mwana wanjye kandi humura umurimo ntago ari aho ugarukiye. Haleluya. Barakijijwe kugira ngo amina. Amen. Barakijijwe. Yego. Bamaze gukizwa umugabo wacu arabanza arakizwa. Yego. Umuhungu w'umugabo wacu abarakijijwe. Yego. Mabukwe arakizwa. Yego. Mukeba wanjye arakizwa. Sifa kwa Bwana. Famiye zose zandwanyaga zirakizwa. Haleluya. Mpita ngenda ndabigisha. Yego. Ndamabwira mureke dukore noneho nahise mpinduka umwana. Yego. Turakundana. Yego. Ndavuga ni mureke rero dutegure hano umunsi wo kujya dukora icyumba. Yego. Tukajya dukora niba turi umva akagari cyangwa umudugudu wose iyo karitsiye nari ndimo. Yego. Mfite mwabana benshi barakijijwe. Noneho nababwiraga ku mwuka wera mbigisha umwuka wera. Ndabwira ngo sinayo iki nkubwira uzaze nkujyane iwacu mbivuga. Wenda ndabizi mbigisha umwuka wera. Reka nkubwira akantu kabayeho. Uzi ko babatirijwe rimwe mu mwuka wera. Haleluya. Mabukwe n'umukecuru pe. Njya ntaha nkajya kumusura n'umukecuru. Babatizwa mu mwuka wera kuva kwa mugabo wacu. Habanje habatizwa umuhungu w'umugabo wacu umva akubise indimi. Mabukwe aho yarari mu gikona atetse nawe ziba ziramufashe. Haleluya. Ziba ziramanutse zifashe uwo bita mukeba wanjye ubwo n'umugabo w'umugore wa mukuru w'umugabo wanjye. Yego. Nawe ziba ziramufashe. Noneho najya aho ndi haruguru numva ya majwi uburyo bari kuvuga mu ndimi biba binsanze iwanjye. Nari narasubiye Imana yarancubijeyo mu nzu nari narashakiyemo. Haleluya. Amen. Nanjye mba ndagiye. Noneho nyine umve ibipatusi izo brere zo paya nuko indimi ziraza. Yego. Abantu barakizwa tumera nk'abi Yerusalemu. Haleluya. Abantu bakijijwe muri ako gace rero ni benshi. Cyakora Imana yaranyimuye ubu nsigaye mbi Kigali mbasura haciye igihe ariko nguwo umumaro wo gusenga n'umumaro w'umwuka. Ndagira ngo utugere ahantu abana bawe mwageze amutse mu buryo bw'umwuka wera mukirukana ubukene mu nzu yanyu mugafata ibihe byo gusenga bitewe n'imbuto werera abana bawe mugasenga ku rwego mutamenye aho imigisha muyikuye kandi mumaze kugera hano mu mujyi wa Kigali. N'ubuhamya buri ndakwinginze nkoreraho icyo bajya bita partnership cyangwa se ubumwe guhuza mu buryo bw'umwuka wera bituma Imana yumvira iby'umuryango wahujeho inama n'umutima. Imana iguha umugisha. Fasha n'abantu badukurikiye babimenye. Reka mbivugeho ndataruka ibicemo byinshi ngeraho hejuru ubwo muri kwa gusenga wambajije icyamfashije kugira ngo nzagere ku rwego rwo kongera kubyara. Ni ugusenga no gusoma ijambo ry'Imana no gukora ibikorwa by'urukundo. Imana ikabikubukiraho ikagutabara. Hanyuma rero ubwo turagiye tugeze ku kindi gika uburyo Imana itanga imigisha ku bw'abantu babumbiye bashyize hamwe. Ubwo igihe cyarageze Imana yarambwiraga ngo saha gusa umurimo wanjye ugarukiye uzajya kuwukora n'ahandi. Nkibaza ahandi ni hehe kuko nabonaga nyine hari igihe umuntu avukirana kumva naho ngaho niho azasazira ariko Imana iyo yaguteye iteka ikakugirira neza irakwimura. Rero igihe cyarageze babana banjye nasigaranye ngira nabwo amakuba menshi ariko Imana ibana nanjye. Haleluya. Reka mushake kuvuga kwa aka kantu ku bantu bagira ikibazo cy'amafaranga. Imana buri ifite amafaranga iyo yakwimye bifite impamvu. Njyewe nabaye aho Imana ifite amafaranga ahubwo iyo yakwimye bifite impamvu. Nabaye aho ndi kurera abo bana banjye batatu ngo twageze ku kindi gika. Hanyuma tugira ubukene urumva umugore uri kurera utwana dutatu ntawe umwitayeho naki. Tugira ubukene ariko nkakorera Imana. Nari naratanze ishyamba
ibiti ishyamba, hari ishyamba nari nahaye umudugudu ngo bagiye batemamo ibiti bagiye kubakana n'uyu munsi baracyabitema. Nakundaga kujya kurisengeramo nkavugana n'Imana mu butayu bw'ijoro. Noneho igihe kimwe inzu y'abana iza kugwa, wenda kubwira inzu nashakiyemo iguye, bizana intambara mu muryango. Bavuga ko nayisenye ku bwanjye, ariko birangiye nsenga Imana. Haleluya, amen. Nsenga Imana ndahibwira ngo ufite byose, wampaye ku mafaranga, iyi nzu ikubakwa. Ariko Imana irumva bene data mudukurikiye, kandi Imana nta kintu idafite. Niba itaranabiguha tuzi uyitegereze ugumemo neza, izabiguha. Hanyuma Imana yaje kudukubita amafaranga, n'ubuhamya buremure ndacagaguza. Imana haje kubaho ikintu navuze, kugira neza ni byiza. Umubyeyi umwe apfusha umugabo we, nayoboye n'ababyeyi buriya. Noneho nza gupanga abantu bazajya bajya kumusura no kumuraza. Ngewe ikipe yanjye igezweho, nshaka kubabwira umumaro w'umwuka wera biragarutse. Njya kubaraza, ariko njyana n'abandi, dusurwa n'abakozi b'Imana bafite mwuka wera. Haleluya, amen. Dusenga Imana mw'iryo joro. Imana irururuka, Imana iravuga bene data. Imana iravuga. Ntago umupfumu yabeshya ngo yapfumaguje, aravuga. Imana arihita avuga. Imana iravuga. Arangije araduhanurira. Angeze arambwira ati mwana wanjye. Haleluya. Ariko jya uharanira ko Imana ivuga ngo mwana wanjye. Mwiteraniro urimo Imana ije ivuga ati mwana wanjye, cyangwa ngo bana banjye, ujye umenya ko Imana iri aho hantu yabishimiye. Ariko ije ivuga ngo mwana w'umuntu, haba harimo ikibazo. Nuko irambwira ati buriya rero ndagukunda. Haleluya, amen. Njya mbona amarira yawe, njya numva n'ibyo abanzi bawe bakuvuga, imbwira twinshi. Irangije abanga ariko kubera ibyo urumva ari byo ambwiye nakubwira, ngiye gukora ikintu, iki kintu kizagukora agasuzuguro. Nari mfite igisuzuguriro, ntago nabyinjiramo, nzagenda mbivuga. Ndavuga ngo ni igikimana. Irambwira ngo ndaje ndagikoze, akagari kakimenye, umudugudu ukimenye, akagari kakimenye, umurenge ukimenye, akarere kakimenye. Kandi aho ngaho nta gisuzuguro kizongera kukubonekaho. Ndavuga urakoze mwana, njya mu ndimi turasirimba noneho. Haleluya. Uzi ikintu yakoze? Yakimbwiye ari kuwa gatatu. Ndashaka kubwira aba bantu ko n'ubutabazi bwawe bwanyura mu rugo rw'umwanzi ukwanga. Ubutabazi bw'umuntu bwanyura mu mwanzi, bwanyura no mu rugo rw'umwanzi umwanga, kubera ko Imana yabitegetse. Yabimbwiye ari kuwa gatatu, hacamo kuwa kane, kuwa gatanu nibwo yashohoje icyo kintu. Niho ngiye kubwira abantu bafite ngo ariko kuki utaduha amafaranga? Imana ifite amafaranga, kuba itarayatanga ngo iyaguhe, nuko utaragira imbaraga zo kuyakira. Sefa kwa bwana. Cyane ukibona ko inayagwaye nta mumaro wayamaza. Sara abantu bayafite se batagira icyo bayamaza. Ntibagera ku mfubyi ngo baziramire, ntibagera ku bapfakazi ngo babafashe, ntibagera kushonje ngo bamugaburire. Kandi iyo mirimo nabonye ariyo yagiye indengera. Siko nafataga igihe ngajya guhingira nk'umuntu w'umukecuru, nta wabintegetse, ntamwishyuje. Imana igigenda ibivuga ati ndabizi narakubonye. Amen. Noneho wa munsi wo kuwa gatanu kwa musaza wanjye bari bamaze igihe ngo bakora amabuye y'agaciro ntabizi, yitwa Korombiti. Ariko uwo munsi wo kuwa gatanu, kuko Imana iri bukora ikintu kimwe yambwiye, ndeka imirimo yose njya kureba ahantu bayakora, nsanga haje n'abandi kumusaba akazi, arakatwima. Uriya uyikijijwe hari igihe agakiza abantu baba batakwiyumvamo, kubera ko we yari umukatolike, njye ndi umurokore yijijwe. Ariko ukabona nubwo iryo dini cyangwa se iryo dini ryose abantu bose barimo, ntabwo ari ahubwo hari abamwe agatukisha benshi. Ntabwo mvuze ku idini ngo gutyo we gutyo yarari, ushobora kuba ati we ntabwo duhuje imyizerere, bitewe n'uko yakiye agakiza nabi. Ariko ubundi barakizwa, abakatolika cyangwa se aba mu idini ya katolika rwose murakizwa. Uziko n'ubundi indirimbo zabo buriya, hari indirimbo yabo ivuga ngo nshaka kwiturira mu rukundo rwayo. Ndashaka kwiturira ndayikunda.
njya merekeza n'abantu nkumva bagashyiramo bagiye nko kubatizwa ngo ni ryari uzaza ngo twibanire mukunzi wanjye tugiramo n'inshuti hanyuma arakatwima tugiye kumusaba akazi arakatwima duhera mu gitondo tugeza saa 8 reka mbabwire saa 9 ni isaha y'Imana koko haleluya bigeze saa 9 abatari kaba bantu izindushyi bura mu mutima niko nge nabibonaga zanyirutseho ngo maye aratubwira tumva sinaba akazi mu birombe byanjye ngiye kubaha akazi tinakaye afata ikirombe kimwe atera intambwe 7 ku bwuzure bw'Imana aravuga ngo hirya y'izi ntambwe mugende mwishakira niyo mpamvu ndi kukubwira ngo umugisha waca no mu rugo rw'umuntu kwanga yego aravuga ati nukuri kose ndabahambye nawe yarabitubwiye umva ikintu Imana yakoze yavuze ngo igiye gukora ikintu pastor twakubise icyo bita ipiki rimwe turi gushaka amabuye ariyanika umugisha w'Imana yoye waje ntago bisabira kugenda urugendo ndashaka kugira ngo unsobanurire neza ahantu hari mu kwande hari mu kwa musaza wanjye yego ugiye kumusaba akazi arakatwima n'abandi bantu yego none abaterera intambwe 7 saa 9 zigeze reba guhera mu gitondo natwe twanze gutaha turatitiriza ariko mujye mutitiriza munasenge nabyo bibikuramo inyigisho yego kandi na Yesu yaravuze ati umupfakazi yahoraga ku mucamanza utubaha Imana ariko ngo uko gutitiriza turatitiriza titiriza ariko saa 9 duterera izo ntambwe yego aravuga ati ngaho ni mugende mwigeragereze rwose dukubisa amapiki korombiti ziriyanika ntago byasabye ngo dupfa kumwe yego mbese ikintu cyabayeho twakoze amabuye y'agaciro ubwo hari ninjoro byari bigereje ku masaha ya nimugoroba ariko twakoze ibiro 2.5 umwo mugoroba bihangwe n'ibihumbi 100 kuko ikiro cyagurwaga 40 tujya kumurika rero kuri boss mukuru aravuga ati narinze ko mbahambye none mbataye mu bufu none umva icyabaye arambwira ati none ufata ikaramu wandika abakozi ube shefu nyine haleluya haleluya ndandika nyine ubwo surumva narishyiremo imyanya ingaye nkinjiza abakora tukagawana nawe ndangije turakora reka nkubwire twakoze amabuye y'agaciro bukeya 170 birenga ibiro umunsi umwe Simana yari yavuze se ngiye gukora ikintu ariko aba bantu bankurikiranye ni bumve imbaraga z'Imana bumve n'imigisha iva mu gusenga ukihangana yego uzi ikintu twari turi gutanga icyo gihe Gisozi umuntu ajya kumpingisha mu kibaya nyura saa 11 ndababara ngeze mu miga ndamuhamagara ngo uhereye uyu munsi ntago nari nzi aho bizaba tujya tugira kwizera turemeshe sinzongera guhinga imbaraga z'akanwa hano nigeze kubibaganizaho kugerageza gukoresha akanwa kawe neza sinzongera guhinga sinzongera no kugukora ahubwo we nzagukoresha araseka aravuga ngo abarokore nuko bapfuye bavuga ndavuga ni ngiye ntago ariko nzapfa mvuga mfite ibyiringiro unyure saa 11 uwo munsi navuye mu icyo kibaya kuwa 5 bukeye ni hizo korota zapfuye yego ibyo bira abantu bose baravuga ati mu buzima nta kampani irakoresha ibi biro urimo urankurikira yego turabitunganya neza duhamagara abantu i Kigali baza gutwara korota baduha inoti iyo nkuru yaragiye akagari karayimenya ku munsi wo guhemba umurenge urabimenya ku munsi wo guhemba executive akagara baraje mbese bukeye raporo zirazamuka bati umuntu wahembye abantu amafaranga arenze 5,000,000 atarize konabilite abaho ati tushaka kumenya uwo muntu baramamagaza turagenda turicarana ku murenge nabo bayobozi ba barambaza mbaha amakuru ndataha baravati turashaka kuzajya kureba aho hantu muzaze marebe baraza barahareba ni hari nahani ibyo biro byavuye umva karere karabimenya mbese barahuruye noneho ikintu cyanshimishije
yego akagari kacu abantu barimo bakennye barara ku birago baguze matera. haleluya. Abatari batanga mitiweli mbese ibintu bijyamo neza. Haleluya. Amen. Ya nzu yanjye ndayubakisha. Amen. Urumva se Imana idafite amafaranga? Imana ifite amafaranga. Urumva Imana itumva gusenga? Irakumva. Iyo usenga nta buryarya, ukemera kunyura mu mugambi w'Imana, ukemera kugeragezwa, ukavuga uti nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Yesu arakurengera ntagatuma ukorwa n'isoni. Ni byinshi ngenda mpura nabyo ariko ntago arandekura ngo nkorwe n'isoni. Kandi na n'uyu munsi ndacyamwiringiye, ndacyari mukabwana Yesu, ntago ndamurekura, ntazankoze isoni, ntuzamurekure. Amen. Ubwo aho simakubwiye, none muri cya gihe nezerewe naragiye nubakisha inzu, nacuruzaga ubushera n'utuntu dukeya, ndarangura mba umucuruzi ukomeye aho, kubera Imana yari yarambwiye ngo saha gusa. Ubu ndimo ndavugira i Kigali kubera isezerano ry'Imana. Isezerano rero ntago bya bintu nabibayemo. Yahise inyibwira ita amajoro 5 y'ubutayu ndayumvira. Nakozemo amajoro 3. Nashatse kukubwira swambajije ukuntu Imana igitabara abantu ikabazamura nuko maze gukora amajoro 3 habayeho ikibazo. Umwana aba ahiritse ibuye wanjye, ndavuga nihuse, rikomeretsa undi mwana, ameneka umutwe, tuza kumuvuza no CHK. Imana nayisenze arambwira atazakira CHK. CHK Imana itwoherereza abaganga bo kumuvura, byanze umwana arakira. Ubu ni umudamu. None igihe gishyitse nashye, habaho kwihorera kwa se w'umwana. Imana irambwira ngo haguruka ugende. Nayo bazangiye hejya mu mujyi wa Kigali. Irambwira ati genda, abamedi n'abaperesi bazaterana ariko sinjye uzaba wabateranyije. Nguko ukuntu naje i Kigali. Noneho mu kuba i Kigali niko cyagiye nabaye mu butayu bw'umwaka n'amezi 8. Ndihangana, mwuka weragomye abana nanjye. Yego. Igihe gishyitse nsenga Imana, umukozi w'Imana asanga ahantu muri groupe nagiye gusenga no gukoramo umurimo w'Imana. Arambwira ngo waje kwiga universite secondaire wayirangirije mu cyaro. Imana niyo yakuzanye i Kigali. Ubundi iyo uri mu mugambi w'Imana nta kintu kikunyeganyeza. Shima Imana. Amen. Arambwira ngo ntago waje kurya amafiriti n'ibishyimbo n'inyama n'umuceri by'i Kigali, waje mu murimo w'Imana. Yego. Ndavuga nti ndakumva Mana. Amereza Bibiliya arambwira ngo uzarya ari uko wakoreye Imana. Uzarya unywe ari uko wavugiye Imana. Ndavuga nti ndabyemera, ariko umubiri nkavuga ariko ubu nzabaho gutyo nta n'akazi. Mw'iyo myaka nagerageje gushakisha akazi nkajya nkabona nako mu rugo naragashatse, nako gukora amasuku, ariko bigezaho Imana nakora nkamaze nk'icyumweru ndi gukora nzi ngo nzabibwa n'abandi, nkabona banyirukanye nta mpamvu. Bimbayeho ibihe 3 no kujya gutora ikawa muri Nayebu nagiye nasizeyo ibihumbi byanjye 5 sinanahembesheje. Mbonye bigenze gutyo ndavuga nireka nemerera Imana. Kwemerera Imana bikugezaho ushaka kugera naho Imana ishaka kukugeza. Ndayemerera mba mu butayu pastor umwaka n'amezi 8. Nagira inzu yo kubamo, ntagira aho gukaraba, mbaga nziranye n'abantu nasengeye nkababwira ni munize dushe ndumva nazi ukuntu bigenze mu bwenge, kandi nta muntu wigeze amenya ikigeragezo cyanjye. Abantu rero basakuza mu kigeragezo ntago ari byo. Ugasaba ukivuga nk'abantu, umuntu akaza kuri kamera nk'uko ngo ngengo bimeze gutya na gutya, hari ibyo wavuga bitafasha abantu. Menya guceceka mu kigeragezo, umenye icyo Imana yavuganye nawe ukibike mu mutima. Ngo Imana yasanze Mariya imubwira ko azatubyarira Yesu, ngabibika he mu mutima. Birangiye rero umwaka n'amezi 8 nibishize, nagiye gusenga za Kanyarira na Kizabonwa. Ndabyibuka mu icyo cyumweru njya gukubita ujya wigisha ku mbaraga z'akanwa, kuremesha ibitangaza. Yego. Tuzabigarukaho. Ndagenda ndakubita, ndabana ni wari we wanzanye i Kigali,
maze kuba njyenyine abana banjye ndabakeneye. Yego. Ubwo ari byinshi natarutse. Imana nshoje mu masengesho yansaniye abana. Yego. Nshaka kukubwira ko twinjiye mu nzu, njye ninjiye mu nzu, ariko ninjiranyemo n'abana banjye 3. Yego. Imana igiye kunzanira abana yakoresheje ikintu gikomeye. Imana ishobora gukoresha ikintu gikomeye kugira ngo ubone icyawe. Kuko ngeze i Kigali narasenze nyibaza impamvu, kuko impamvu yavuye kuri iryo buye ntabwo twabirondora ni byinshi. Imana irambwira ngo ni njye wabikoze kugira ngo nzakuzane i Kigali. Nari narakubwiye ko muri mutarangiriye aho ngaho. Dore n'ubu ndi kuwukora. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndatuza. Rero abantu bahura n'ibigeragezo ntabwo Imana ibitwanze. Kuko mw'icyo kigeragezo wagikomereyemo ukuramo ikintu gifatika. Hanyuma abana banjye ninjiye mu nzu ninjiranyemo n'abana banjye. Imana ishimwe ko kuva uwo munsi ninjirana mu nzu n'abana banjye ntabwo turarara hanze. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Twinjiranamo nta n'akazi. Nkiri muri ya university. Yego. Hamwe wambajije abana mbatoza gusenga rero. Yego. Nabagejeje i Kigali, ndababwira ni Kigali nta mbuto zaba, nta bisheke, bacu babaga ibisheke kuko bari barasigaye mu cyaro, nta n'amapera, ntaki. Rero mugomba kwicara mukajya mutuza. Ndaba nagize gahunda yo kujyana namwe gusenga, mukaza tukajyana. Abana twarasenze, ngira ngo bamwe mwarahuye baranabikwibwirira. Tusenga Imana, turayisenga. Yego. Buriya kuba uri mu kigeragezo utariye, yusuzugura Satani umubwire ngo nubwo no munsi ntariye ejo nzarya. Yego. Yego. Uzi ko twigeze kumara 4 tutariye, ariko nta wapfuye. Imana ishimwe. Amen. Uwo munsi Imana iratabara. Uwo munsi kwa munsi wa 4 umwana ubona yigeze apfa kubera inzara. Imana iramurabura na mukuru. Yego. Ndayibwira ngo Mana nago naje guhamba i Kigali. Irambwira ngo ntuzahahamba. Imana iravuga. Yego. Uwo munsi nabyo se Mana kumbwira nukugukorera, nzaba mu buzima bwo kugukorera gusa. Irambwira ngo igihe kizagera. Ubwo twari tugeze ku munsi wa 3. Ntateka, nta mazi, atari n'amasengesho. Yego. Abantu bagiye bumva gukomera kw'Imana. Nituvuga Imana tuba dufite aho twabikuye. Yego. Noneho ninjoro ndayibwira rero mu gitondo ndajya gushaka aho gukora, kuko nta gikoni uri mbona kiri kuza. Yego. Nta n'abanzi mu mujyi wa Kigali, ni wowe unzi, ni nawe wanzanyemo. Ndashaka ko aba bana banjye ntazabahamba i Kigali kubera inzara. Irambwira ngo ntago uzahamba. Ahantu bampa akazi k'ubuyede. Ndi mwako kazi bigeze saa 10, hafi saa 11. Numva telefone iramamagaye ngo umwana arapfuye, mpitamenye icyo azize. Ubu buhamya nta n'abantu babuzi. Ariko buriya nta kuvuza induru mu kigeragezo, kuko umuntu w'Imana ubundi ntiyemerewe gusaba, nta n'ubwo yemerewe gusabiriza. Gusenga Imana igakoresha umuntu. Bamamagaye nitabye telefone, umukoresha wari wamaye ikiraka, Imana imuha umugisha, umusaza njya mubona nkamuvuga ni Imana ujye umuha umugisha. Ahita abwira uwaduhemaga ati uwo mubyeyi amafaranga agiye kureba umwana. Narinzi icyo azize, naragiye ngura ishyushyu, ngura n'umuneke, ndagenda ndegura nsanga birakomeye, ndasenga naba ngo mu izina rya Yesu muha amata, mbona arahembutse. Hari abantu bamwe banzi aho mba mu Gatenga, hari nabo twanyuranaga mu ubwo buzima tunasenga, ariko mfite ijambo nuzuye umwuka wera. Haleluya. Hanyuma birangiye umugoroba nahise twari dufite amasengesho y'umugoroba, njya gusenga. Mukozi w'Imana umwe araza arambwira ngo umva Uwiteka avuganye nawe. Haleluya. Haleluya. Harambwira ngo impano n'impamba Imana irabiguhaye. Haleluya. Harambwira ngo uyu munsi niho wabashaga kwigurira n'akadobo k'amakara, ariko Imana irakaguhaye, irakakwemereye. Niho wabashaga kugura umuceri umufuka, ariko ikiro cy'umuceri ntikizongera kubura iwawe. Ambwira ibintu byinshi, aravuga ngo n'Uwiteka ariraye. Haleluya. Ndashimira Imana kuva uwo munsi kugeza uno munsi. Yego. Ntago turicwa n'inzara, kandi ndacyari mu kabwana Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Ndakomera, dusenga Imana. Urumva ko nagumye ndasenga. Ntago Imana yarebye ngo none ko muzaniye abana ngo warangiza ishuri nkamuha akazi. Reka da, nagumye mu ishuri. Ndagumye nsenga Imana, ndayingenga, nkafata amasengesho. Hari igihe usenga yawe ugasenga n'andi y'agahato nyine, wabuze ibyo wiyakiza. Abari mw'ibyo bihe nibakomere, ndabakomeje. Nago
ikigeragezo kidusaba guta ubukristo, nta nubwo kidusaba guta inshingano n'indangagaciro njya mbivuga z'umukristo. Igihe kiragera, yo haleluya, amen. 2017 ntabwo nzabyibagirwa. Igihe kiragera ndi gusenga nari muri korali yo mu Gatenga, bita Nyota ya Rufajiri, nari nyibereye umuterankunga. Iyo tuvuga iby'ukuri ntago turi kuri kamera ntitwavuga ibyo kubeshya. Hari abaza bakahabeshyera, ariko ibyo mvuga ni iby'ukuri. Umukozi w'Imana yadusuye ninjoro muri iyo korali, araza arambwira tumva uko Imana ivugana nawe. Arambwira ngo ishuri urarirangije, university turayirangije, wize neza, jya mu kazi ujye gukora. Haleluya, haleluya. ndavuga ngo Imana ishimwe. Naho ngaho rero byatangiriye. Bukeye ngiye gusenga mu materaniro, hari pasiteri bitaga Vedaste arigisha arabanga, ariko urashaka akazi uri kuviza hehe ni wowe ushaka ko Imana iguha akazi? Yego. Ndangije nanjye ndaranda ko se ndasaba kahe kazi. Nibuka ko Imana arayimbwiye ko ishuri ndirangije ngomba kujya mu kazi nkakora. Ndangije hari ahantu nacaga mu Gatenga, hari ivuriro ryanditseho Imbaraga z'ibimera. Njyamo menya ibyo bakora, nsanga bavurisha ibimera. Ndangije nibuka ko nanjye papa yajyaga avura. Nibuka ko nanjye hari imiti nze nawe ariko hasabamo akazahara. Haleluya, amen. Njyayo ngeze nsangamo umukozi wabakoreraga iby'amasuku n'iki ari umurokore. Abarokore buriya rero tujya tugira ibintu murakururana, tuba turahoberanye, turakururanye, tuba turasenze. Mani mu mugisha ubu yagiye za Uganda, we ntakiba mu Rwanda. Ndangije mbamubajije amakuru yaho. Noneho uwayoboraga icyo kigo abaranadukunze turamusengera, barishimye. Noneho ngiye nagiyemo nsengeramo isengesho, ndavuga ngo naha ngashaka. Ahita nyereka manager waho, mpita mubwira ko nshaka akazi. Arambwira ati ninkabona nzaguhamagara. Haleluya, amen. Rero igihe cyarageze barampamagara, njya gukora akazi. Ngaho kuva uwo munsi kugeza uno munsi wa none, nako kazi kamwe nakoze nkorera abandi. Yego. Imana itugirira neza, idukiza ya nzara. Haleluya, ngumya mba mukabwa na Yesu na n'uyu munsi. Nagiyemo ntangiye gukora, kubatekera, no gukora amasuku, hamwe no gusenga Imana. Imana ikambwira ngo nzakugirira neza, nzakuzamura, Yesu aravuga. Nubwo Satani ajya turwanya, ariko Imana igiturwanirira. Mu by'Imana yambwiye icyo gihe ntacyo nyishinza. Yarakoze. Hanyuma igihe cyarageze arambwira ngo nzakugirana muganga. Reka nkubwire, uvuye mu masuku no gutekera abaganga n'abakorera aho bose, nubwo bavurishaga ibimera ariko ni abaganga, kandi nabyo bijya bivura. Uyu munsi wa none yenda ntabwo bikemewe. Uyu munsi ntibikemewe w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Yego. Ariko icyo gihe byari byemewe. Yego. Hanyuma rero nza gusenga Imana, haje kuzamo intambara mu kazi, njya gusenga Imana. Birangiye nyine Imana irambwira ngo mwana wanjye umura Hamani ntazaturana na Morodekayi. Ngeze ku musozo. Hanyuma icyo gihe cyo kubwira gutyo, hari ukuntu Imana yabigenje, igira uwikuramo inyinjizamo mba muganga. Tuzamuka gutyo, tugira ubuzima, dukira inzara. Yego. Ndumva ubuhamya bwanjye nabusubikiraho. Urakuze cyane. Nashaka kumenya aho niho wahembwa amafaranga mugura bya bintu byose muratenga abana baranezerwa. Ko yandi yakorota ntago nyine nabisiziyo, nabitaye iyo nza mu rugendo rwo gutangira ishuri rya universite ry'inzara n'ubutayu na ryamvura na yazuba. Nyuma yaho rero inshoje ishuri niho nahawe ako kazi, ntangira ndumu kiri naho ngaho, bisoza mbaye muganga. Ndumva hari abajyaga banyumva ku biganiro. Imana irambwira ngo uzavugira kuri radio, nkumva nawo byava. Nagiyeho kuri radio itari
atari ebyiri kubera ako kazi k'ubuganga. buri muntu agira umuhamagaro. Umuntu agira umuhamagaro. Rero aho niho havuye amafaranga nyine tugura bya bindi uzi nyine niho twazamukiye. Yego. Bo Imana iguha umugisha kandi kwishimire abantu bazakunda buno buhamya cyangwa se kino kiganiro bakifuza ko dukomerezaho bakamenya n'ibindi bazabyandike muri comment rega mumenye ko Imana iracyafite abantu bayo. Haleluya. Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza. Imana iracyavuga, iracyafite abantu ivugiramo. Haleluya. Nubwo muri kubona yuko hari abari gukoresha izindi mbaraga, ariko uyu munsi wa none hari n'abakoresha imbaraga z'umwuka wera, hari abakoresha imbaraga z'Imana. Haleluya. Imana iguha kandi kugirira neza. Navuga ngo Imana ikwishimire, igukomereza amaboko. Hari icyo wifuje kuba wavugana nawe cyangwa se ikindi kintu, ngewe nimero yanjye iba munsi y'ikiganiro, ihora munsi y'ikiganiro, ariko wifuje kuba wavugana n'umwana w'Imana Hasangwe neza Silvania cyangwa se Mukabwana Yesu, mwandikire kuri WhatsApp 0776362345. Yego, aho uramusanga kuri iyo nimero ya WhatsApp, cyangwa se kumuvugisha hari aka word limit cyangwa se akamomo, ukamukoramo umurimo w'Imana, kandi pe ni ukuri wahabwa umugisha n'Imana. Niba uri hanze ni akamenyetso ko guteranya 2507785995, cyangwa se niba uri mu Rwanda ni 0789599055 yabarewe kuri ubwo. Imana y'amahoro ibishimire cyane. Wamuhamagara ukamubaza icyo ushaka kumubaza, cyangwa se mu kimwe ushaka gusengerwa, ushaka kurerwa mu mpano y'agakiza akakubwira byagenda gute, ushaka kuza mu Rwanda mugasengana ukakira imbaraga z'umwuka wera, arahari kugira ngo gufashe, kandi natwe turahari. Imana y'amahoro ibishimire cyane. Murakoze cyane, mwakoze. Yego. Abadukurikiye mwakoze cyane. Imana ibaha umugisha ibishimire impande enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali n'abandi bari hakurya y'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Abantu mwese mwumvira ururimi rw'Ikinyarwanda ndabakunda. Wowe ugeze kuri uyu munota wumva kino kiganiro, shalom. Navuga ngo mu Giheburayo tutalabamashia. Imana ibishimire cyane.